nitwa Sumani Twahirwa, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Twifashishije ibitabo by'iyobokamana birimo Korani n'umuzingo w'igitabo cya Bibiliya, tukananyuza amaso mu bitabo nka The Great Controversy cyanditswe na Ellen G. White mu mwaka w'1911 na The City of God cyanditswe na Augustine mwene Hippo. Tukifashisha kandi filime documentaire zirimo iyitwa Apocalypse The Story of God ya Morgan Freeman, ndetse na The Largest Doomsday Bunker Community in the World, Vivos X Point. Tujye kurebera hamwe imiterere nyirizina y'umunsi w'imperuka y'ibihe. The earth is doomed. A devastating force is coming, and we're running out of time. It'll be worse than any natural disaster we've ever heard of because it'll affect everybody all around the globe. How long could we survive? The earth is doomed. Mbahaye ikaze mwese muri iki kiganiro. Iyo usomye ibitabo by'iyobokamana n'izindi mfashanyigisho zibishamikiyeho ugamije kumenya hazaza h'isi, bikugora kubyumva kuko hari aho bigera bigasa n'ibijimije. Nubwo ibyinshi mu byanditse muri ibi bitabo ari ubuhanuzi, ariko si buri wese ubasha gusoma ngo asobanukirwe ubwo buhanuzi. Icyakora interuro buri wese asoma kumva yihuse ni Yesu ari hafi kuza, kandi kuza kwe gusobanuye imperuka y'ibihe. Gusa uyu murongo nawo wanditse mu buryo bwa gihanzi, bimwe abanyabisigo bita imizimizo, kuko uburyo wanditsemo ahubwo bisa naho igisobanuro cyawo gicuritse. Ibi bihita bituma benshi barambirwa, imperuka zigahanurwa umunsi ku wundi. Abahanuzi b'ibinyoma bakihisha muri uwo mujyo, bagahanura imperuka zidashira. Ni ibintu n'abahanga mu bya siyansi badasiba kuvuga umunsi ku wundi ko dushobora kuba turi mu mazi abira tutabizi. Mu myaka ibihumbi 60 ishize, ikinyenyeri kinini cyane cyari mu isanzure cyarakorotse kirasandara, ibyitwa supernova. Ibyakurikiyeho rero bimaze imyaka ibarirwa mu bihumbi byose bigenda. Nk'ikiri mu nzira kije kwangiza buri kimwe cyose kuri iyi si. Kandi ndizera ko ibi bizaba. Kuko ikiremwa muntu kidafite ubushobozi bwo kumenya igihe ibi bizabera, ibitabo by'iyobokamana bihera habidusaba guhora turi maso. Kuko ikiremwa muntu kitazi umunsi, isaha, umunota, muri make ntikiza umunsi y'imperuka izabera. Ibi bituma umunsi ku wundi abantu bagira igisa n'amakenga, bagahorana urwikekwe rwo kuba batungurwa, ariko kandi bakanashaka ubuhungiro bahungiramo mu gihe bakumva impanda ivuze. Izi nkomanga zatumye kampani yitwa Vivos yashinzwe n'umugabo uzwi ku izina rya Robert Vicino itangira kubaka ubuvumo bunini cyane bumeze nk'indake munsi y'ubutaka muri leta ya California. Hafi y'ahahoze ibirindiro by'ingabo mu majyepfo ya Dakota, abwubaka nk'ubuhungiro ikiremwa muntu gishobora guhungiramo ibihe by'amage. N'imperuka irimo. Ubu tuvugana abantu basaga ibihumbi 100 bamaze kugura ibibanza muri izi ndake. Zifite ubushobozi bwo kurokora abazihishemo mu gihe habayeho intambara y'ibisasu bya kirimbuzi n'ibindi biza bishobora kuba mu minsi y'imperuka. Izo nyubako ziri munsi y'ubutaka zikozwe na sima ivanze n'ibyuma bikomeye. Vivos ivuga ko abazirimo nta kintu bashobora kumva kirimo kibera hanze ku isi, kabone n'igihe aho ziri haba hatewe igisasu cya kirimbuzi. Izo ndake zubatswe bwa mbere mu mwaka w'1942 n'ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika ry'ubwubatsi. Zubakwa ari ibirindiro bibikwamo ibisasu bikomeye. Mu mwaka w'1967 igisirikare cyimuye ibirindiro zishyirwa ku isoko. Vivos izigura mu mwaka w'2016 aribwo yatangiye kuzivugurura ngo izazigira imitamenwa yo guhungiramo ibyago by'isi byo mu minsi y'imperuka. Robert Vicino ni nyiri izi ndake.
I'm head of a company called Vivos. What Vivos is a international... Ninjye muyobozi wa kampani yitwa Vivos. Vivos ni kampani mpuzamahanga yubaka amacumbi yo munsi y'ubutaka. Ayo macumbi akubakwa mu rwego rwo kuyahungiramo icyago cyose. Mbese ikintu cyose cyane cyane nk'ibibuye byo mu bwoko bwa asteroids bituruka mu kirere bikisekura ku isi, cyangwa se icyago cy'ibitwaro kirimbuzi. Perhaps a direct nuclear bomb. Robert Vicino avuze ibintu bibiri. Ibibuye byo mu bwoko bwa asteroide ni ukuvuga ibijya bigonga isi, binakekwa ko ari byo byigeze kugonga isi, imijyi ya Sodom na Gomora ikaba amateka n'ibitwaro kirimbuzi. Ibi birasobanura ko aba bahanga mu bwubatsi bizera badashidikanya ko isi izarangizwa n'ibibuye bizayigonga, nk'uko byagenze mu myaka miliyoni 180 ishize, ubwo imvura y'ibibuye byaka umuriro yagwaga kuri iyi si yari ituwe n'ibinyamaswa rutura birimo dinosaur zikaburirwa irengero. Abahanga barimo Professor Paul Barrett bavuga ko iyo yabaye imperuka y'ibinyabuzima bya mbere byabayeho kuri iyi si. Uyu munsi tuvugana miliyari 8 na miliyoni 500 nizo zituye iyi si. Ese Vivos ifite ubushobozi bwo kubaka indake zahungiramo aba bantu bose? We have a fully completed turnkey bunker in Indiana that was completed in 2012. We have another facility. Muri Indiana twamaze kuhuzuza ubuvumo bwuzuye mu mwaka wa 2012, ndetse dufite n'ishami mu Budage ryubatswe n'igisirikare cy'abasoviete mu ntambara y'ubutita. Iryo turimo turarihinduramo ubuvumo rutura buzaba ari nabwo bunini ku isi, kandi ubwo dufite n'izindi ndake zitabarika muri Leta Zunze za Amerika tutajya dupfa kuvuga bitewe n'uko ari bake banazi ko zitekanye. The less people know, the easier it is to... Aha niho ikiremwa muntu kirimo gitegura ndetse giteza amakiriro y'imperuka. Kubaka ubuvumo bukomeye kizihishamo ibibuye bizarimbura isi. Siho gusa kuko cyanatangiye gutekereza ubundi buhungiro. It seems like science fiction. Birasa naho ari inkuru mpimbano za siyanse, ariko imperuka y'isi iregereje kandi nta kizayisibye. Rero tugomba gushaka ubuhungiro. Tugomba guhunga isi. Ati tugomba guhunga isi. Caleb Scarf ni umuyobozi wa kaminuza muri Columbia, akigisha ibijyanye n'ibinyabuzima byo mu kirere. Avuga ko hari ibigendajuru binini cyane rutura ikiremwa muntu kirimo cyubaka mu rwego rwo gutegura ubuhungiro kuko imperuka yegereje. We n'abandi ba scientiste bahamya ko iyi si ishobora kuzarangizwa n'ibibuye rutura bizwi nka asteroide. Nyamara wibuke abafite imyemerere ishingiye kuri Kristo bo bemeza ko imperuka y'ibihe izaba ubwo Yesu azaba agarutse, ntibemera iby'amabuye azagonga isi. Icyakora bemeza ko hazabaho umunsi uteye ubwoba uzarangwa n'iby'amaso yacu atigeze abona, iby'amatwi yacu atigeze yumva. Ngo amazi yo mu nyanja azabira togote nk'ayo batetse, imisozi zibirindura, buri kinyabuzima cyose kizasogongera ku rupfu. Abakristo bemeza badashidikanya ko Yesu azagaruka kandi kizaba kimuzanya ari ukuzura abapfuye. Andi madini nk'idini rya Isilamu yemera ko hazabaho umunsi w'imperuka kandi uzarangwa n'ibintu bitandukanye, ariko muri ibyo bizawuranga ntabwo ibibuye bizagwira isi bivugwa mu buryo bweruye. Isilamu yemeza ko hazabaho umunsi w'urubanza bita Yawmal Qiyam, ubwo abapfuye bose bazazurwa bakongera kubaho, kandi igihe cyo kugaragaza imbuto bari zo mu buzima bwabo ngo kizaba cyegereje. Ngo ni umunsi uzarangwa n'umutingito al-Zalzalah, umunsi uzaba ukomeye Yawmal Qiyam, umunsi uzarangwa no guturika guhambaye al-Sa'iqah, umunsi umubyeyi azatandukanywa n'umwana we, umunsi uzavuga hikondera ritari ryarigeze rivuga. Yaba abafite imyemerere ishingiye kuri Kristo, yaba n'abayoboke b'idini ya Isilamu, bose bemeza ko hazabaho umunsi w'umuzuko uzakurikirwa n'umunsi w'urubanza. Ikindi bahurizaho nuko nta uzi isaha n'umunsi nyirizina uwo munsi uzaberaho uretse Uwiteka gusa. Ariko bavuga ko impanda izahoga igakurikirwa n'ibintu bidasanzwe biteye ubwoba. Yesu Kristo akagaruka ku isi ataje kwigisha, ahubwo aje kurwanya wa mubi twabonye ubushize witwa Antikristo wanamaze kutugeramo.
ariko ibyo byose bikazaba bizeye uhoraho batari muri iyo si, kabone n'ubwo bazaba bamaze kuzurwa. Igitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 19 ku murongo waho wa 7 havuga ko bazaba bari mu kirere aho bazamara imyaka 7 yose, kandi iyo myaka nayo ikaba igabanyijemo ibice bibiri. Imyaka 3 n'igice ya mbere abera ngo bazaba bari ahantu barimo gutunganywa, bahanagurwa amarira, banashimirwa ko bakoze neza. Kandi iyo myaka 3 n'igice nishira, bazimuka bajya ahandi hantu mu birori, ari bwo bukwe bwa Yesu Kristo n'itorero byanditse mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya. Aho kandi niho abera bazahererwa amakamba y'imirimo bakoze, ikamba abera bose bazahuriraho rikaba ikamba ry'ubugingo buhoraho. Ikizaba kigiye gukurikiraho nyuma y'iyo myaka 7 n'igice yose, ubwo abera bazaba bareremba mu kirere Antikristo nawe ari kuyobya abantu mu isi, Yesu azagarukana n'abera ku isi kwimana n'ab'ingoma y'imyaka 1000. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. Iyo myaka 1000 nishira, nibwo abera bazajya mu ijuru babane n'Imana ubuziraherezo. Nyuma y'iyo myaka 1000 kandi nibwo Satani azongera akabohorwa, maze we n'abanyabyaha bapfuye bakazuka, Imana ikabatwikira mu nyanja yaka umuriro w'amazuku hamwe na Satani wabashukaga. Umuzingo w'igitabo cya Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe waho wa 16 uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagidoni. Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Nuko habaho imirabyo n'amajwi yo guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Ibibusanye n'ibi, abahamya ba Yehova bemera ko abera bazakoranyirizwa ku musozi wa Armageddon, akabitura kubatuza muri paradisi izaba itakirangwamo icyaha icyo ari cyo cyose cyangwa se n'urupfu. Bemeza ko ubwo impanda y'Uwiteka izavuga, ingabo z'ijuru zizamanurwa mu isi no kurimburwa binangiye bakiri ku isi, bagasuzugura ubwami bw'Imana. Ngo izi ngabo z'ijuru zizabatikiza zibamareho, ariko abemera Imana bo ntibazakorwaho. Bahamya badashidikanya ko ingabo z'ijuru ziyobowe na Yesu Kristo bazamanuka bakarimbura ubutegetsi bwashyizweho n'abana b'abantu, ngo iyi miryango mpuzamahanga mwumva ndetse n'ibihugu bitandukanye byose bizarimburwa, hanyuma Yesu ubwe yihitiremo abantu 144 bazayobora n'isi imyaka 1000. Satani n'abadayimoni be ngo bazabohwa muri iyo myaka 1000 yose kugira ngo bahagarike amabi yose mu isi. Nyuma y'iyo myaka 1000 habeho umuzuko wa 2 na Satani abone kongera kubohorwa. Abazaba barakurikiye Satani bakagwa mu mitego n'amoshya bye bazarimburwa na nawe, basigare muri iyi si, hanyuma bera bajyanwe muri paradizo. Abadivantiste umunsi wa 7 bo bizera ko abera bazajyanwa mu ijuru, hanyuma basigaye bakarimburwa ku buryo Satani atazaba kibonye abazongera gushuka. Mu muzingo w'igitabo cya Qur'ani muri suratul Al-Haqqa
ku murongo waho wa 13 kugeza ku wa 16 havuga ko ku munsi w'imperuka isi izarimbuka. Ubwo izuba rizahinduka ikigunira rikijima, uwo munsi inyenyeri zizahubuka mu ijuru butosho zigwe, imisozi zibirindura, ahari munsi hajye hejuru ishwanyukire rimwe, amazi yo mu nyanja azatogota nk'ayo batetse, umukobwa wahambwe ari muzima azahamagarirwa mu gituro cye maze abazwa icyo yishwe azira, nuko ibyahishwe byose bishyirwa ahagaragara. Uwo munsi isanzure rizashwanyuka rirangare risigare ridafite ishusho, ukuzimu kuzasama kurangare, icyo gihe ijuru rizaba ryigijwe hafi. Ngo ibyo byose nibimara kuba hazakurikiraho ijwi ry'impanda ya kabiri. Ngo icyari kikiri ku isi cyose kigihumeka, iryo ni ryo jwi rya nyuma kizumva, kuko hazaba haje isegonda ryo kurimbura. Qur'an ivuga ko uretse n'ibiri ku isi ngo n'abamarayika nta n'umwe uzasigara adapfuye. Ngo hazasigara marayika umwe gusa witwa Israfil, ari nawe uzaba ushinzwe kuvuza izo mpanda zose z'Uwiteka. Ngo ako kanya Imana izabaza iti, ubu bwami kugeza ubu ni ubwande? Ntawe uzasubiza bitewe n'uko ntawe uzaba hari, ndetse isi izaba imeze nk'uko siyansi ivuga ko yari imeze mu myaka miliyari 4 na miliyoni 500 ishize, hamwe yari ibikoma by'umuriro gusa, nta gihumeka kizaba kikiriho. Twese tuzaba twahindutse umuyonga. Ikizaba kigiye gukurikiraho ni impanda ya gatatu izavuga ku munsi w'umuzuko. Impanda ya gatatu ikivuga, twese abigeze kubaho tuzazuka tuve mu bituro, imibiri yacu isubirane na roho zacu, kandi nta roho izibeshya ngo ijye mu mubiri utari uwayo. Twese abakoze neza n'abakoze ibyaha, Qur'an ivuga ko tuzazurwa, ndetse ako kanya tugahita tumanurirwa urusika rwa Al-Mahfuz rwubatse hagati y'isi n'ijuru, ruhuza iy'isi, ijuru n'ubwami bw'Uhoraho, rwanditseho amazina yacu n'ibyo twakoze byose. Uru rushobora kuba ari cya gitabo cyanditsemo amazina yacu n'imirimo yacu, kivugwa mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya, mu bitabo bitandukanye nka Zaburi umutwe wa 56 umurongo wa 8, Zaburi ibice 139 ku murongo waho wa 4, ndetse na Malaki umutwe wa 3 umurongo waho wa 16. Ikizaba kigiye gukurikiraho ni umunzani w'ibyo twakoze tukiri kuri iyi si, ari nabyo bizaduhesha ubugingo buhoraho cyangwa se kurimbuka by'iteka. Ntawe uzakuburanira, nawe ubwawe ntuziburanira. Urusika rwanditseho imyitwarire n'imigenzereze yawe nirwo ruzaba rufite ijambo muri ako kanya. Uzibona uhagaze imbere ya sentare urimo werekwa ibyawe byose na bya bindi ukora uzi ko ntawe ukureba. Ntuzaba ugifite umwanya wo gusaba imbabazi cyangwa ngo ubone umwanya wo gutera urwandanze. Icyo gikorwa kizasozwa n'inzira ijyaho wakoreye. لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Iyi ni inzira izwi nka sirata. Ngo ni inzira ifite ubunini buto cyane gusumbya ubugi bw'urwembe. Iyi nzira ikozwe mu buryo bw'ikiraro. Munsi yacyo hari Jahim cyangwa se Jahanama, hari irimbukiro. Ngo Uwiteka azabwira abamarayika ati, mukusanye bariya bose bakoze nabi, mubakusanyane n'abo basengaga birengagije ko ari nge Mana yabo, mubashorere bajya aho bagenewe. Tuzaba twabanje kubona byinshi biteye ubwoba, ndetse byatumye tubura icyo tuvuga. Ariko iri jambo niryo riteye ubwoba kurusha andi yose tuzaba twumvise. Nibwo tuzibuka kuburana urwandanze, twirengagiza ibyo tweretswe byose kuri rwa rusika rwera rwanditseho ibikorwa byacu n'amazina yacu, tuburane cyane tuvuga ko hatariho twagenewe. Tuzaburana ariko ntacyo bizatanga. Ukuzimu kuzaba kuri munsi y'icyo kiraro, ariko kandi ijuru turireba hakurya y'icyo kiraro. Muribuka ijambo umunzani nakoresheje mu kanya gashize? Iki kiraro nicyo kizaba umunzani.
Amazina yacu azahamagarwa twitabe twese, ariko nitugera kuri icyo kiraro twabaciriwe urwo kurimbuka tubone kingana nk'ubugi bw'urwembe. Nta kizaba gisigaye uretse guhubuka butosho twerekeza mu muriro w'amazuku, aho tuzaba tugiye gutura muri za nziga 9 z'ikuzimu Dante Alighieri yavuze mu gitabo cye yise The Inferno. Kunyura kuri iki kiraro ngo bizaba bikomeye ku banyabyaha nko gufata ifarashi ukayinyuza mu zuru ry'urushinge. Oya, mvuze urugero wenda rwakure. Fata wenda inka cyangwa se imodoka, hanyuma uyinyuze mu munwa w'icupa kugira ngo ikunde yinjire muri iryo cupa. Abakoze neza bazabona iyo nzira ari igihogere, bayiceho bemye, bambuke bajye muri paradizo. Gusa siko twese tuzajya mu rwego rumwe rw'ijuru, kabone nubwo tuzaba duhembwe kujya mu ijuru. Abakorinto ba mbere ibice 3 uhereye ku murongo waho wa 13 haranditse ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Ibi bisobanuye uburyo abantu bazajya mu ijuru ariko badahuje ingororano, kuko bamwe bazaba batamirijwe amakamba, abandi bameze nk'umushumi wokowe mu muriro. Ese uyu muriro uvugwa mu bitabo by'iyobokamana hari icyo siyansi uvugaho? Ahubwo se hari ikivuga ku munsi w'imperuka y'ibihe? One day, the world will end. Mu mwaka w'2005 BBC yashyize ahagaragara icyegeranyo yise The End Day. Muri icyo cyegeranyo hagaragara ibintu 5 nibura bishobora kuzashyira iherezo kuri iyi si, byose byagiye bivugwaho n'abahanga, hakiyongeraho ibitabo by'iyobokamana. What's the worst that could happen in just one day? Ibi tuzabikomeza mu biganiro byacu bitaha. Icyuyu munsi naha tugisubikiye. Ni ikiganiro mwagerejweho nanjye Asumani Twahirwa. Ndabakunda cyane.